Sabato nziza abana b'Imana, twese sabato nziza, muranezerewe, murishimye. Kandi rero buriya iki gitaramo kiradutegura igitaramo tuzabamo turi kumwe n'umwami wacu. Icyampa ngo iki gitaramo kiguteguza icyo gitaramo. Reka nkubwire, niba utishimye uyu munsi nta kindi gihe uzishima. Niba utabasha kumwenyura, umva, reka dushime Imana iyo yaduhaye isabato nziza. Kandi reka dushime Imana yo nyir'ibihe, yumva gusenga kw'abana bayo ikagenza ibihe neza. Buriya rero Imana yacu irashoboye. Haleluya. Ikibazo kwaba kutayizera, ariko Imana yacu irashoboye. Reka dushimire Imana ku bw'iteraniro ryiza yifuje ko rigandagaza aha ngaha, kandi ririmo n'abashyitsi baturutse mu mpande zitandukanye. Nababonye rwose, nabo babukereye rwose bivuye ku mutima, nabo Imana ibahe umugisha. Uyu ni umwanya w'ingenzi. Nongera gusaba Mwuka Wera ngo amanukire buri wese, abashe gusa umutima we, arusheho kumwemeza ibijyanye no gukiranuka kwa Yesu, na Yesu mwiza udukunda. Uyu mwanya nagira ngo buri wese azirikane impamvu turangaha. Impamvu turangaha ni impamvu yo kugira ngo tumenye, dusobanukirwe naho igihe kigeze. Yego, indirimbo turirimbye ya gatanu irimo kubaza aho urugamba rugeze, kandi uyu witegerezaga aho urugamba rugeze yabwiye umurwanyi ati guma ku rugamba, guma ku rugamba kuko intambara igiye kurangira. Reka dushime Imana rero yuko Yesu umwami wacu agiye kugaruka. Haleluya. Kandi abamwizera bakaba bagiye kuruhuka, bagiye kunezezwa nuko batazongera kubabara. Abaje muri teraniro bafite za rubagimpande, ndababwira ko kwa Yesu nta rubagimpande zizahaba. Abafite uburwayi butandukanye, babandi bafite randevu zo kubonana n'abadogiteri, kandi bishoboka yuko abadogiteri ntacyo bazabamarira. Reka mbabwire yuko ubwo tuzaba turi kumwe na Yesu, niwe dogiteri mukuru, nta burwayi abana b'Imana bazongera kugira. Tuzahora tunezerewe iteka n'iteka. Haleluya. Mbega kwifuza kuzibera muri iki gihugu. Icyampa ngo nawe amarangamutima yawe yerekezwe muri uru rurembo. Uyu mwanya rero reka Mwuka w'Imana atuyobore mu nsanganyamatsiko buri wese akwiye kumva neza. Iyi nyamaswa ninde uzayirokoka? Iyi nyamaswa ninde uzayirokoka? Niyo nsanganyamatsiko tugiye kwigana muri uyu mwanya. Tumaze icyumweru turimo twigana Yesu mwiza wadukunze akatwitangira. Twinjiye rero mu cyumweru kindi, aho tugiye kureba aho ibihe uyu munsi wa none bigeze n'aho biri kwerekeza, kandi intangiriro z'ibyo bihe zirahari. Reka rero Mwuka w'Imana arusheho kudusobanurira neza. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Reka Mwuka w'Imana arusheho kutwumvisha. Mbese iyi nyamaswa ninde uzayirokoka? Duhurire muri Bibiliya, aho tuza gusoma muri iki gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Iki gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ndagira ngo tuze kugihuriramo, aho tuza kusoma muri iki gice cya karindwi. Iki gice cya karindwi kiratwereka inyamaswa. Izi ni inyamaswa Daniyeli yabonye, ni inyamaswa Daniyeli yarose, kandi Daniyeli azihabwa ubusobanuro. Izi ni inyamaswa zigaragara ko ari inyamaswa zifite umubare kane, kandi izi nyamaswa zifite ubusobanuro mu mvugo yumvikana neza. Izi nyamaswa zisobanura ubutegetsi cyangwa se amani, uko amami yagombaga gukurikirana uhereye ku ngoma ya Babuloni yatangiye muri 605
ukaza rero ukageza ku iherezo ry'ibihe. Aya ni amami yumvikana, ntabwo ari inyamaswa bunyamaswa. Abenshi bavuga yuko inyamaswa ari inyamaswa bunyamaswa, ariko siko bimeze. Hari mwene data mu gihe cyashize wabajijwe ibijyanye n'inyamaswa basomye muri Bibiliya, nuko agiye gutanga ubusobanuro, kuko nta bundi busobanuro yari afite. Atanga ubusobanuro buvuga ngo inyamaswa zavuzwe muri Bibiliya ngo ni abaroko defense bari kuzaduka. Hari igihe cyageze abaroko defense babaho, ubwo murabyibutse, kuko yabonye nta busobanuro rero. Kandi muri iyo minsi hari igihe abakora defense rimwe na rimwe bakoraga n'ibyo batabatumye, bigatuma rero aba babonye rimwe na rimwe birukanka. Kugira ngo babyumve neza rero babwira ngo inyamaswa harimo n'abaroko defense, ariko ntiwamurenganya kuko nta busobanuro yari afite. Reka dushimire Imana yuko iri ari itorero Imana ryahishuriye ubwiru bwaryo. Imana yacyangwa icyubahiro. Niryo torero ryonyine gusa rivuga ukuri kuzuye nk'uko kuri muri Bibiliya, ridaciye ku ruhande, rikamenyesha abantu ibijyanye n'ubwiru bw'Imana bwahishuriwe mu bwoko bw'Imana. Iyi nyamaswa rero turaza kuyitindaho. Ndaza kuvuga iyi nyamaswa yo dusanga muri iki gice cya karindwi. Iki gice cya karindwi turaza guhera kuri umurongo wa 19. Daniyeli rero igihe yamaraga kwerekwa ubwami bwa Babuloni, akareba neza uburyo bwatsimbuwe n'ubwami bwa Medi n'Abaperesi, ndavuga uwitwa Kuro na Dariyo, mu buryo bw'igitangaza bakinjira muri Babuloni kandi bakabasha kwica n'umwami uheruka wo mu gihe cya Babuloni witwaga Belushazari. Kandi Kuro akabasha nawe kuyobora. Uyu Kuro wayoboye kandi nawe ayoboranye imbaraga zikomeye cyane, akaza gusimburwa n'ubwami bwiswe ubw'Abagiriki, bwari buyobowe n'uwitwa Alexandre Rugara. Aya mami yose tubona aha ngaha, Daniyeli amaze kuyerekwa aza kubona icyamutangaje cyane kandi kimuhagarika amaraso. Iyi ni inyamaswa ya kane yabonye. Iyi nyamaswa yari iteye ubwoba, kandi iyi nyamaswa yakoze ibikomeye, kandi iyi nyamaswa yatinzeho mu iyerekwa. Nusoma neza uyu murongo wa 19, hera ko nifuza kumenya amashirakinyoma y'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa. Kandi inyamaswa yari iteye ubwoba bitavugwa, yari ifite imikaka y'ibyuma ndetse n'inzara z'imiringa. Niyo yaconshomeraga ibindi ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amashanja yabyo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, ndetse n'iby'irindi hembe ryameze atatasanzwe akarandurwa imbere yayo. Nibyo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye byarushaga yandi gukomera. Daniyeli abona inyamaswa iteye ubwoba, ngo iyi nyamaswa yari ifite imikaka, kandi iyi mikaka yaconshomeraga ibyo ibonye. Mu yandi magambo, imikaka isobanura kwasama cyangwa se kurya cyangwa se kwica, tubyumve neza. Kandi ngo yari ifite n'amajanja. Ibyo yabaga irekuye mu mikaka yabyo yabisiribangishaga amajanja, ikabikandagira kugira ngo hatagira igicika. Kandi Daniyeli ngo abona izi nyamaswa cyangwa se inyamaswa, abona yuko yari ifite amahembe 10. Tubonye yuko hari umubare 10 ugaragaye aha ngaha, kandi tubonye yuko hari irindi ryamezemo. Iri ryamezemo rero turaza kuribona mu buryo bwumvikana neza. Reka tubanze twumve umubare 10 wavuzwe aha ngaha Daniyeli yabonye. Hari mu gihe cy'abami, kandi ni ubwami bwo mu Burayi. Amami 10 harimo Abafaransa, Abadage, Ababiligi,
abespanyoro, abaportugali, abasuwisi, abongereza, abasitorogoti, abaherori n'abavandari. Aya ni amami 10 Daniyeli yabonye, ariko turaza kubona yuko hamezemo akandi gahembe kandi karakura cyane. Twumvikane kuri iyi nsanganyamatsiko, iyi nyamaswa ninde uzayirokoka? Mbese iyi nyamaswa ninde uzayirokoka? Tubonye yuko rero kabyize, kandi Daniyeli yakomeje kwitegereza abona amahembe 3 akurwamo, cyangwa se amahembe 3 arandurwa. Mu yandi magambo, abitwa abasitorogoti, abaherori n'abavandari, aka gahembe karabaranduye kandi basibwa ku ikarita y'isi na bugingo n'ubu, maze aka gahembe karakura. Mbese iyi nyamaswa ni bwoko ki? Ubu ni Uburoma. Iyi ni Roma mpagani. Iyi Roma mpagani rero ni Roma yayoboye nyuma y'Ababirigi, nyuma y'abajenerali 4 bari barasimbuye uwitwa Alexandre Rugara. Umwe akaja mu cyerekezo kimwe, undi kindi. Aba bajenerali rero, iyi Roma izaguhirika ubu bwami bw'Abagiriki. Irangije rero irayobora mbere mu mwaka w'168, ndavuga 168 mbere ya Kristo ataravuka. Turaza kubona ko ubu bwami bwagejeje muri 476, aho habonetse noneho iby'aka gahembe kakoze. Hereye mu 168, ndagira ngo mbamenyeshe yuko hari icyo ubwami bwakoze, cyangwa inyamaswa. Mbese utekereza ko yakoze iki? Inyamaswa nk'uko amateka bitwereka, uhereye mu gihe cy'itorero rya Efeso, ubu Buroma bwishe abantu kandi bukomeza kurenganya abera bisumba byose, kandi bukomeza kumena amaraso, kandi bukomeza gusiribanga n'ababaga basigaye, kuko turaza kubibona aho tuza guhurira muri iki gice turi gusoma cya 7. Maze mbona umurongo wa 21, ihembe rirwanya abera ryenda kubanesha. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha. Reka dukomeze tuje kwahura murongo wa 23. Maze wa wundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa 4 ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzaconshomera isi yose, buyisiribange, buyimenagure. 24. Kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10, hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntabwo azabasa nabo ba mbere, kandi azanesha abami 3 nk'uko twabibonye. Nyuma yo kunesha abami 3 rero hari ikizakorwa. Mbese utekereza ko ikizakorwa ari ikihe? Murongo wa 25 turaza kumva neza, kandi tubanje kugereranya n'igitabo cy'Ibyahishuwe. Igitabo cy'Ibyahishuwe turaza guhurira muri iki gice cya 13 kugira ngo tuze gusobanukirwa n'iyi nyamaswa. Iki gice cya 13 rero turaza kuhabona inyamaswa yavuye mu nyanja. Inyamaswa yavuye mu nyanja isobanura ubwami bwavuye mu bantu benshi, kuko twayibonye bwari ubwami bw'Abanyaburayi. Iyi nyamaswa rero yavuye muri abo bantu benshi cyane, ihabwa ikuzo n'umwami w'i Roma, cyangwa se uwitwa Constantine. Ayiha ikuzo, ashyigikira umuyobozi w'itorero ry'i Roma, kandi avuga yuko inyamaswa cyangwa se uyu mukuru w'itorero akwiye guhabwa agaciro, akubahwa, imihango ijaho, abantu bose basabwa kuyoboka uyu mukuru w'itorero, bavuga yuko ari we nyir'ubutungane, bavuga yuko ari umwami w'abami, bavuga yuko ari ukwiye gusabira abantu. Hashyirwaho imihango y'abatagatifu, ngo abantu baje bambaza abatagatifu, hashyirwaho za indulgensiya, hashyirwaho za misa, hashyirwaho n'ibindi byose, kugira ngo abantu babashe kumva yuko
hari umuntu ukwiye gutuma babaho neza bakira ibyaha, kuko yavugaga yuko ari nyir'ubutungane. Mu yandi magambo, afata amazina y'Imana umuremyi yitwa Papa, Data wa twese. Kandi ibi mbabwira ndabizi kuko nanjye nabibayemo. Ndibuka yuko hari igihe kimwe nagendaga nagera imbere ya padiri, narangiza ngapfukama nkamubwira nti muri iki cyumweru naratukanye, muri iki cyumweru naribye. Yarangiza arakambwira ati ngaho haguruka ndakubabariye, genda ntuzongere gukora icyaha. Mbese mwabyumvise? Iyi Roma rero ihabwa ikuzo, iby'Imana ibigira ibyayo, kandi irayobora guhera muri uwo mwaka. Turaza kubona rero muri iki gice cya 13 aho turi gusoma, ari kutubwira amagambo akomeye cyane, ari kutubwira ngo abari mu isi yose bazayiramya umuntu wese izina rye. Turi ku murongo wa 8. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, buri wese azayiramya. Mbese iyi nyamaswa ninde uzayirokoka? Mbese kuramya iyi nyamaswa bisobanuye iki? Izina rero rifite ubusobanuro, kandi buri kintu cyose gifite iki kiranga. Nusoma neza ikijyanye no kuramya, iyo wemeye ko ikintu cyangwa se umuntu ari we ufite umutimanama wawe, ari we ukugenera kubaho, kandi tuzi yuko Imana ari itugenera kubaho, ari ukwiye gucishamo ibyawe, ukizera ko uwawe yapfuye atapfuye, ahubwo yuko igihe runaka azajya gusura, ukizera yuko abapfuye batakiriho, ukwiye kubabwira bakabasha kugusabira, bakagusabira ku Mana. Hari igikorwa kiba gikozwe gikomeye cyane, babyita kuramya ikigirwamana, babyita kuramya ikitari Imana. Ibi tubyumve neza. Noneho rero igihe umubare munini wa benshi bayobokaga, abandi bakanga kuyoboka iyi nyamaswa cyangwa ubu butegetsi, turaza kubona yuko habayeho kurenganya abera bisumba byose, habayeho kurenganya abantu kuko banze kubayoboka, abakomeje kunamba ku Mana, bagaragaza yuko Imana ari ikwiye kubahwa, ari ikwiye gusengwa, yuko Yesu ari we gitambo gihoraho gihuza umunyabyaha n'umuntu. Aba bose barabizize, niyo mpamvu habonetse n'abitwa abagorozi, niyo mpamvu habonetse n'abitwa abagorozi. Abagorozi rero bagaragazaga yuko iyi Roma cyangwa ubutegetsi butari mu cyimbo cy'Imana, kandi yuko nta wundi wasimbura Yesu. None ndasomye ngo iyi nyamaswa ninde utazayiramya? Ibyo iyi nyamaswa yakoze rero biratangaje cyane, kuko nusoma neza muri iki gice cya 13 aho turi gusoma duhereye kuri murongo wa 13, kandi tuza kubona yuko hari ibyo yakoze bikomeye cyane, aho tuza kubona iyihagarariye cyangwa se yayisimbuye. Turaza kubyumva neza. Hano ari kutubwira ngo ufite ugutwi niyumve, nihagira ujana abandi iminyago, nawe ubwe azajanwaho iminyago. Turi ku murongo wa 9. Kandi wicisha abandi inkota, nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bizera ko kwizera kwabo Imana yacyabwa icyubahiro. Bana b'Imana barahumurijwe, babwirwa yuko nubwo bakwicishwa inkota muri icyo gihe kingana n'imyaka myinshi, yuko ijuru ribazi kandi yuko rizabatabara. Ndagira ngo twumvikane neza, iki gice cya 13 turiho turaza guhuza iyi nyamaswa, tuze kuyihuza n'inyamaswa yadutse ivuye mu gitaka. Iyi nyamaswa yo hari ibyo yiteguye gukora, turaza kubihuza n'iby'iyi nyamaswa. Turaza kubona yuko iyi nyamaswa kuri murongo wa 13 kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Murongo wa 14, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikoromekejwe n'inkota ikabaho. Twe duhagarariye aha ngaha. Ubu butegetsi tubonye bwavuye mu gitaka. Mbese utekereza ko ari ubuhe? Ubu ni ubutegetsi bwa Amerika,
uyu ni umugabane wavumbuwe kandi uvumburwa ubu Roma cyangwa se iyi Roma irimo guhiga abana b'Imana bahungira kuri uyu mugabane. Bahageze barahavumbura, rero barahatura mu yandi magambo, kandi bahatura bitwa abaporotesitanti, mu yandi magambo abahakanyi b'inyigisho z'i Roma, b'inyigisho za papa, kugira ngo bakomeze bagaragaze Kristo ukwiye kwererezwa, igitambo gihoraho. Iyo mpamvu bakigerayo itegeko nshinga ryabo ryabaga rishingiye ku buporotesitanti, ubupolitike ndetse n'ubuporotesitanti. N'uyu munsi wa none nukurikirana neza mu itegeko nshinga ryabo hari abitwa aba repubulike ndetse n'abademokarate, bisobanuye ngo hariho ihame mu nteko yabo cyangwa se mu mategeko yabo ryemerera umuntu gusenga uko ashaka, gusenga uko abyumva. Ariko turaza kubona aho uyu munsi wa none bigeze. Turimo gusoza iyi nyamaswa rero tubonye yavuye mu gitaka, tubonye yuko izayobesha abari mu isi. Tugaruke mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli kugira ngo twihutire guhuza ibi bintu. Twari turi muri cya gice cya karindwi, igice cya karindwi cy'igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Reka tuhagaruke kugira ngo gahunda yacu irusheho gukomeza kuyoborwa n'ijuru. Nidusoma neza aho tutarisomye, aho twari tugiye gusoma kuri uyu murongo wa 25, hari icyo dukwiye kumva. 25 ari kutubwira ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugezaho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Niba wumvise neza ikivuzwa ngaha, niwe uzarenganya abera bisumba byose, kandi azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Uhereye mu mwaka wa 538 hari icyo tuza kuhabona cyabaye, ariko mbere y'aho butoya ingengabihe y'isi yarahindutse. Tubyumve neza, harya buriya iyo tugeze nimugoroba, harya buriya iyo harimo 18 aba ari sangapi buriya ra? Bwaca mu gitondo se harimo 7 akaba ari sangapi? Harya buriya abizi igiswahili moya ni kangahe? Moya ni kangahe? None se 1 na 7 bihihuye bite? Iyi Roma rero mpagane yabanje guhindura ibihe. Abaromani bahindura ibihe, kandi nyuma yo guhindura ibihe bahindura n'iminsi. Impamvu ni iyihe? Kwari ukugira ngo bacanganyikishe abantu, kwari ukugira ngo bashyire abantu mu rujijo. Hajya reka tubyumve, Bibiliya tubwira ngo buragoroba bugira gute? Buraca. Uwo ni umunsi wa kangahe? Harya buriya umunsi urangira ryari? Dukurikije ingengabihe ya Bibiliya, izuba rirenze nicyo gisobanura, nta n'ikindi warenzaho. Ariko se mu ngengabihe y'isi umunsi urangira ryari? Saa 6 z'ijoro, ngo niho umwana Yesu ariraga. Niko mbyumvaga. Abagabo n'abagore benshi bakaraba bari kureba batasinziriye, ngo bategereje ngo umwana agire gute. Harya Yesu avukaga saa 6 z'ijoro? Azigira inama zo guhindura ibihe n'iki? Nusoma neza mu gitabo cyabo cyitwa Wowe Nkurikira, cyangwa se uruhererekane rw'abapapa. Abapapa bose muri icyo gitabo ugize amahirwe yo kuzakibona, hariho buri papa n'icyo yakoze. Hari abemeje ijambo mu ijuru rya Bikira Mariya, yego. Hari abemeje ibijyanye n'ibyo byo gushyiraho za misa n'abandi n'abandi. Kandi ugasoma igitabo cyitwa Imbonerarugo. Iki ni igitabo cy'abaromani cyangwa se cya Roma. Ku ipaji 125 n'126 hariho amagambo yumvikana neza avuga ngo umunsi wa Mungu wari Sabato, Kiliziya Gatolika nayo iricara itoranya umunsi wayo. Byumvikane neza. Ni ukuvuga ngo Imana ubwayo yaravuze, nabo ubwabo baricara baravuga, kandi bagatanga ubusobanuro buvuga ngo kuko ari wo munsi Nyagasani Yesu yazutseho, niyo mpamvu twawugize umunsi wo kuruhukaho. Ikibazo ni iki ngiki rero, Roma imaze kwicara, imaze gutunganya ibyayo,
kuko bo bakoze ibyo bazi. N'uyu munsi wa none basenga ibyo bazi, basenga Mariya bazi ko yapfuye, bambaza abatagatifu bazi yuko ntacyo bamarira abantu. Cyaba ikibazo rero gukurikira abanyamadini n'abanyamatorero. Roma imaze kwicara nabo ubwabo, umwore ririmo, inzira ngari irimo, itabuzanye ibyaha, itabuzanye kunywa inzoga, itabuzanye ubusambanyi. Mbese mu yandi magambo, inzira yose igera i Roma. Byumvikane neza, ni ukuvuga ngo inzira yose wanyuramo waba uri umusambanyi, waba uri iki, iyi yose yakugeza i Roma. Abandi nabo barakurikira rero. Mu minsi yashize rero numvaga bavuga yuko abakurikiye bakwiye kujya batanga imisoro bayisora ya Roma, kuko n'ubundi yari yicaye ishyiraho ikintu, iragihimba, ishyiraho ikimenyetso cyayo, abandi nabo barangije barakurikira. Byumvikane neza, iyi nyamaswa tubonye rero yavuye mu gitaka, turabona ko ifitanye isano nayo. Mbese bifitanye isano mu buhe buryo? Uyu munsi tubyumve. Azarenganya abera bisumba byose. Bigeze muri 538 turaza kubona yuko habayeho igihe gishisha n'igihe gikomeye cyane, akarengane k'imyaka 1260, kuko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe, kandi tukaza kubihuza na Daniyeli. Bizarekerwa mu maboko ye ibihe, igihe n'igice cy'igihe. Mu yandi magambo, nubara neza, igihe ni imyaka 2. Imyaka 2 rero igizwe n'amezi 24, kandi nanone igihe ni umwaka umwe, ugashyiraho amezi 6, washyiraho amezi 6 rero akaba amezi 30. Nanone 28 gushyiraho 12 bikaba 36, ndetse n'igice cy'igihe bikaba hose hamwe amezi 42. Tugiye kubihuza tubibone. Iyi Roma rero nkirisitu tubona igaragara nk'agahembe kikujije, kagakora ibikomeye, kakarenganya abera bisumba byose. Iki gihe cy'akarengane kirumvikana neza, aho tuza gusoma muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe, n'andi twari turimo gusoma muri iki gice cya 12 ku murongo wa 17. Igice cya 12, munyemerere tugendane kuri murongo wa 17. Hari icyo ari kutubwira. Murongo wa 17 ari kutubwira ati, ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanyeho mu rubyaro rwe bose basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya ngo kwa Yesu. Kiragenda kirwanyeho mu rubyaro rwa wa mugore. Igice cya 12 cy'iki gitabo cy'Ibyahishuwe, tubona yuko umugore uvugwa aha ngaha ari itorero ry'Imana rikiranuka, kandi yuko iri torero ryahungiye mu butayu, rihungishijwe kugira ngo rihamare igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bihinganye na ya myaka 1260, kuko biboneka muri iki gice cya 12 kuri uyu murongo wa 6. Urahasanga yuko ari cyo gihe bahamaze kingana n'imyaka 1260. Dushimire Imana yuko ariyo nyiri itorero. Reka dushimire Kristo yuko ari wacunguye itorero. Iyi nyamaswa ninde uzayirokoka bavandimwe? Uyu munsi wa none hari icyo tugiye guhuza kugira ngo twihutire kugera ku ntego yacu. Muri iki gice cya 13 turahagaruka. Nasomye ngo iyo benshi bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikoromekejwe n'inkota ikabaho. Mbese niba twumvise neza, iyi nyamaswa twabonye ko ari iyihe? Mbese igishushanyo cyo twabonye ko ari ikihe? Ikimenyetso cy'umuntu ni ikimenyetso yishiriyeho ubwe, abandi bakakiyoboka. Mu yandi magambo rero, tudaciye ku ruhande, ni icyumweru. Yesu ashimwe. Ni icyumweru, byumvikane neza. Iyo benshi bari mu isi y'inyamaswa, mbese iyi nyamaswa ni iyihe? Igihe bahungaga bakavumbura uyu mugabane, inyigisho zabo zari zigaragaza ko Kristo ariwe gitambo gihoraho. Nyuma y'uko bamara kongera guhana ibiganza, mumaze iminsi mwumva amakuru y'uko uyu munsi wa none ubuprotesitanti yewe n'uburoma byamaze kuba umwe, bamaze kongera guhura. Icyabatandukanyaga cyavuyeho, ibihamya birahari, bongera guhuza ibiganza. Mu yandi magambo bivuze ngo uyu munsi wa none ntacyo bagipfa. Inyigisho ni zimwe. Ni nayo mpamvu inshuro nyinshi muzasanga abaporoso bibumbiye mu matsinda atandukanye, abapene n'abagatulika, ababatisa n'abandi bose
basigaye bahurizwa hamwe bari mu isengesho rimwe. Byumvikane neza, muzasanga basigaye bahurizwa, kuko gihamya kigaragaza rero yuko bamaze kunga ubumwe, bamaze kuba umwe. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mwebwe ubwanyu nta kibazo dufitanye kuko turi umwe. Mumaze iminsi mwumva amakuru, uyu munsi wa none abaporotesitanti babandi bagaragazaga Yesu bakagaragaza n'amategeko ye, uyu munsi wa none bari mu bambere bafashe icyemezo cyo kuvuga yuko abatinganyi bakwiye guhabwa uburenganzira bwabo, kandi bateye ikirenge mu cya sebuja Roma, nawe wari umaze igihe yemeje ko inama y'abakeredinari bemeje ko abatinganyi nabo bakwiye guhabwa uburenganzira bwabo, bagakundana, kuko ntawe uciraho iteka urukundo. Bizera, mutekereza ko ibi biri kwerekeza hehe? Hari impamvu z'ibi bintu, dukwiye kubyumva neza tukabyumvira ku murongo nyawo. Iyo benshi abari mu isi bose, ni ukuvuga ngo iyi nyamaswa yavuye mu gitaka, iyi Amerika tugiye kubona, anariyo mpamvu muri iki gihe Amerika 1/3 cy'ingabo zayo cyose kiba hanze. Kubera iki? Impamvu ni iyi ngiyi, ni ukugira ngo buri gihugu cyose kigiremo imbaraga, ni ukugira ngo buri hantu hose ibe hayoboye. Muzumva ko hari ibihugu bigerageza kuvuga ngo birirwanaho, Amerika igashyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo ibisibe. Ntabwo rero hari igihugu kizajya hejuru ya Amerika. Uko byagenda kose, uko mwabitekereza kose, Amerika ikwiye kuyobora isi mu bijyanye n'imbaraga. Uko ni ukuri, kandi ubuhanuzi utasubiza inyuma. Bwa Urusiya, zaba za Irani, bya bindi bihugu, izarangira ibicishije bugufiya, abayobozi babyo baca bugufiya, kugira ngo uyu mugambi ushyirwe mu bikorwa. Ibona uko iyobesha abantu rero, kuramya ya nyamaswa, ya yindi ya mbere yakorometse uruguma rwayishe. Amateka atwereka yuko uhereye muri 538, igihe Roma Kristo yicaga abana b'Imana bazira kwizera, kugeza mu cya 798, tugendane neza. Bigeze muri uyu mwaka w'icya 798, uwitwaga General Berthier w'Umufaransa, mu gihe cy'impinduramatwara y'Ubufaransa, yafashe uyu papa, arangije amushyira muri gereza, amufungiranyamo, kandi papa agwamo, bituma hasa naho habonetse agahenge ku bana b'Imana. Biriya tubwira ngo 22 ni umurongo uboneka muri Matayo igice cya 24, ngo iyo minsi itajya kugabanwa, ngo ntihajyaga kuzaruka akanumwe. Haleluya! Imana niyo ifite itoro mu biganza byayo, niyo irigenera kubaho izi bizaba. Tugendane neza. Mbese iyi nyamaswa izayobesha abantu gute? Bya bimenyetso n'ibitangaza byo kwizera abapfuye. N'uyu munsi wa none igikundi kiriho gikomeye cyane, kiri mu nzira ngari, ni icyizera ibimenyetso. Ejo muzumva kuri radiyo abantu hamagara ngo ndagira ngo umpamagare ngusengere ubone inzu, ndagira ngo umpamagare ngusengere ubone umwana ni wowe waramubuze. Inyigisho nk'izo ku maradiyo atandukanye arahari. Niba warabuze amafaranga, ndagira ngo uhamagare kuri uyu murongo ngukize inyatsi. Abo bahanuzi barahari b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, kuko biri iki tubwira kirumvikana neza muri uru rwandiko rwandikiwe Abatesalonike. Uru rwandiko rwandikiwe Abatesalonike, bizera twihute kugira ngo tubashe kugera ku musozo waho dushaka kugera. Uru rwandiko rwandikiwe Abatesalonike, ndagira ngo tubasome neza mu rwandiko rwa 2, muri iki gice cya 2, aho tuza gusoma kuri murongo wa 3. Ntihakagire umuntu ubosha uburyo bwose, kuko umunsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa. Aha ndasomye ngo uyu munyabugome akwiye kubanza guhishurwa, niwe mwana wo kurimbuka. Kandi umugaragu w'Imana Pawulo nawe yongera kwandika neza, yandikira Timoteyo, aho tugiye gusoma. Duhure muri Timoteyo kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'icyo Pawulo yagaragaje, kandi byumvikane neza. Rihangana. Muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, kugira ngo twumve icyo yagaragaje muri iki gice cya 4, ariko umwuka avuga yeruye n'umurongo wa mbere ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa,
bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, kandi bababejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'ubushe. Byumvikanye neza yuko mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa. Ni ikibazo kandi kiriho, aho na bamwe mu bagize umuryango w'Imana, abari mu iri toro ryasigaye, nabo ubona bakoze igikundi, bakoze umurongo nabo ngo bagiye gusengesha, bagiye kubaza imyuka kugira ngo aho bageze bababwire ibizababa h'ejo. Ibi ni ibintu byahanuwe kandi imyuka igomba kubaho. Kandi ndasomye ngo bamwe bazagwa, ni ba bandi bari mu byizerwa, aho bamwe batabonye abana ngo bajya gushakira abana iyo ngiyo. Harya buriya niba Imana itaguhaye umwana undi wamuguha ninde? Buriya Imana niyo itanga urubyaro, abandi ngo bakajya kumenya uko ejo bizagenda. Harya ku ubu ngubu ibitonyanga byatonyatse mu kanya, ninde wabitonyanganyije? Buriya ubu si ninde wahagaritse ikirere? Buriya kugira ngo abana b'Imana babashe kumva neza, ni Imana yo mu ijuru. Ikitari Imana ni imyuka iyobya, nicyo biri tubwira. Iyi nyamaswa rero tuyigarukaho, reka ngira icyo mvuga cyumvikana neza kugira ngo twihutire no kugera ku musozo. Inyamaswa twasomye bizera, hari icyo nshaka kuvuga gikomeye cyane kugira ngo buri wese arusheho kucumva. Umurongo wa 16, itera bose aboroheje. Turi mu gice cya 13. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. 17, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa n'umubare w'izina ryayo. Itera aboroheje. Igihe turi kwerekezamo, reka mbabwire yuko isi iri mu mworera w'ubukungu bwifashe nabi. Niba muri kumva inama zirimo guterana buri munsi, ikibazo bari kwigaho ni ikijyanye n'icyokero kiriho, ikijyanye n'ubushyuhe, aho bari kubona mu bihugu bimwe by'Uburayi hagiye kuboneka ubushyuhe bukomeye cyane, yewe no mu bindi bihugu. Icyitwa ibidukikije, inama zose, kandi niba mubyumva neza, intambara hafi ya zose ziri ku isi, Amerika ishoramo umutungo wayo. Nyuma y'uko ishora umutungo mwinshi rero mu bihugu bitandukanye, nayo igiye kugira ikibazo cy'ubukungu, kandi byaratangiye. Nyuma yo kugira ikibazo cy'ubukungu rero, kuko bamaze kuba umwe, Bibiliya tubwira ngo Ubuporotesitanti, umuhanuzi w'ibinyoma ndetse n'inyamaswa, kuko tubibona muri iki gice cya 16, umurongo wa 13, nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka 3 mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi ngo bahururire kuja bahururize kuja mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Nsomye ibintu 3. Aha nsomye ikiyoka, kandi iki kiyoka niwe mwanzi Satani, cyangwa se iki kiyoka ni cya kindi kivuga nk'Imana. No mu kanwa ka ya nyamaswa rero, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma. Uyu muhanuzi w'ibinyoma ni Babuloni, n'aba bahoze bashigikiye ko ijambo ry'Imana rigera kwe gushyirwa ku mwanya w'imbere. Ariko ndasomye ngo ubu butatu bwari bumaze kwihuza. Nyuma yo kwihuza rero, nyuma y'uko ubukungu bwa Amerika nabwo bugize ikibazo, turimo gusoza, nyuma y'uko isi yose iri mu bibazo bikomeye cyane, hagiye gushakishwa icyatuma abantu bongera kuzanzamuka kugira ngo bongere babeho neza. Guverinoma z'isi zakora ishoboka byose kugira ngo abaturage babyo babashe kubaho neza, kandi nanone biri mu mugambi wo kugira ngo ubuhanuzi busohore. Ibi byumvikane neza, kuko hari icyo nshaka gusoma ahangaha tunagera ku musozo. Icyo nshaka gusoma ahangaha cyumvikane neza, ni amagambo yumvikana neza muri iki gitabo cy'uyu Ellen White, aho nasomye amagambo akomeye cyane kugira ngo ubashe kuyumva. Aya magambo ari kutubwira ngo igikorwa cyo gufata amategeko y'Imana bakayasimbuza
ku ipaji y'ijana na mirongo ine na karindwi umurimo wa gikristo, igikorwa cyo gufata amategeko y'Imana bakayisimbuza amategeko y'abantu, gufata umunsi wa mbere w'icyumweru ugahabwa ikuzo mu cyimbo cy'isabato ya Bibiliya bikozwe n'ubutware bw'umuntu buntu. Icyo nicyo gikorwa giheruka ibindi mu rugamba. Igihe uku gusimbuzwa kuzaba kumaze kwemerwa n'isi yose, Imana iziyerekana, izahaguruka mu cyubahiro cyayo gikomeye, maze inyeganyeze isi mu buryo buteye ubwoba. Izasohoka mu buturo bwayo, izanwe no guhana abatuye isi, kandi aba batuye isi ibahora gukiranirwa kwabo, kandi isi izagarura amaraso yabayo, ndetse ntizakomeza gutwikira abapfuye bo muri yo. Haleluya! Igihe igihugu cyacu rero, niho nshaka gusoreza tuwumve neza. Uyu mwanditsi wari uzi bizaba ku ipaji y'ijana na mirongo ine na karindwi, igihe igihugu cyacu kizirengagiza ku mugaragaro amahame asanzwe agenga ubuyobozi bwacyo. Aya mahame asanzwe agenga ubuyobozi bwacyo harimo na rya rindi riha abantu uburenganzira gusenga uko bashaka. Yego, igihe iki gihugu rero kizabyirengagiza, kandi iri ryari itegeko ryabo bagenderaho, maze kigashyira mu bikorwa itegeko ry'umunsi wa mbere w'icyumweru, ubuporotesitanti buzaba buhanye ikiganza n'ubupapa binyuze muri iki gikorwa. Nta kindi kizaba gisigaye uretse guha urwaho gukandamiza kumaze imyaka myinshi, gutegereje kubona amahirwe yo kongera gusubirana ububasha bwo gutegekesha igihugu. Igihe igihugu cyacu uyu munsi wa none ikiriho ni iki ngiki. Igihugu cyacu nigitanga itegeko rishimangira gahunda yashyizweho n'ubupapa arenga ku mategeko y'Imana, ubwacyo kizaba cyitandukanije rwose no gukiranuka. Amagambo akurikiye uzayasoma nawe urusheho kuyumva. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo mbabwire yuko iri tegeko riri hafi kugera ku musozo waryo, rinonosorwa kugira ngo rishyirwe mu bikorwa. Nyuma yaho noneho Amerika dusomye aha ngaha ibona uko ihagararira isi. Iyo wumvise ibi ngibi utekereza iki? Nababwiye ngo ibijyanye n'ubukungu byo byamaze kugwa hasi, kandi namwe murabizi, kandi n'isi yose muri rusange bitewe n'intambara ziriho. Yewe no mu Rwanda rwacu ibijyanye n'ubukene ibyo namwe murabizi, ntabwo mbibabwira kuko hari benshi baryaga gatatu ku munsi, uyu munsi wa none no kurya rimwe birimo kubagora. Nyuma rero yo kubona icyo kibazo kiriho ku isi yose, buri guverinoma izakora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bayo babashe kubaho neza, kandi mu mujo wa Roma, kuko Roma nayo ifite ubutunzi, nayo hari icyo isaba. Irimo gusaba iyi Amerika nk'umupolisi w'isi, irimo nayo kumubwira ngo nanjye hari icyo musaba. Niba unyemerera rero ubutunzi ndabuguha, ubutunzi bwawe bwongere buzanzamuke, ariko noneho nawe urampagarara kuri iki gikorwa. Iyo benshi bari mu isi hose, mbese mutekereza ko hari igihe gikorwa cyo gushyira mu bikorwa ibya ya nyamaswa yakoromekaje uruguma rwayishe mu cya 1929? Iyi nyamaswa yongeye guhabwa ijambo kugeza n'uyu munsi wa none nta niyoboye. Byumvikane neza, aho papa ageze bavuga yuko iki gihugu cyagize umugisha. Yego, bavuga yuko ari nyiri butungane, ibihumbi n'ibihumbi baramusanga. Bisobanuye ngo rero buri guverinoma zose zo mu isi zimufata nk'umwami w'abantu, zimufata nka nyiri ubutungane. Hajya reka nze mbabaze, nyiri ubutungane arapfaga? Nyiri ubutungane arapfagara? Aho ageze bamufata nka nyiri ubutungane, bakavuga yuko icyo gihugu cyagize umugisha. Ariko nyamara reka mabwire, hari n'ibihugu avagamo ahubwo amaraso akameneka, kandi akaba menshi cyane. Akagerageza no gusenga ari guhuza imiryango bikananirana, ngo amaraso ntiyongere kumeneka. Ni igihamya kigaragaza yuko ari umuntu buntu nk'abandi, nawe arapfaga bakamushingura. Bivuze ko rero nyuma yo guhabwa ibyo Amerika isaba, ni uko nayo izahagararira ya nyamaswa ya mbere, ya yindi twabonye yavuye mu nyanja mu bantu benshi. Iyi nyamaswa yavuye mu gitaka nayo ikayihagarikira, kandi nasomye ngo yicisha abatayiramya bose.
aboroheje n'abakomeye. Uyu munsi wa none dukwiye kugira ubwenge, dukwiye gutekereza igihe kigeze, kandi abafite amaso barareba, abafite amatwi barumva. Turi mu gihe gisoza amateka y'isi. Icyo biri tubwira rero, turimo gusoza ni isomo mwene data yadusomeye, kugira ngo iri somo turusheho kuryumva neza kandi twumve icyo risobanura. Nyuma y'uko Babuloni ihamagarirwa gusohoka, nyuma y'uko abari muri yo mu gice cya 18 ihamagarirwa kugira ngo abayirimo bayivemo, kuri murongo wa 4 numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimuyisohokemo. Haleluya! Kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwayo. Iyi Babuloni rero ni inyigisho z'ibinyoma zicanze n'ukuri, byumvikane neza. Urudibi rw'amadini, ntabwo bikiri ngombwa yuko abantu bitondera amategeko y'Imana. Inyigisho nk'izo, burya icy'ingenzi ni uko umuntu afite umwuka. Yego, burya amategeko ntakiri ngombwa, abubahiriza amategeko n'ibivume, kandi birikatubwira ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanje. Nicyo birivuga, nta n'ikirenze icyo ngicyo. Yesu ati nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya data. Kandi amategeko y'Imana yose arakiranuka, uko ari 10 atavuyemo na rimwe. Kuko wavuze ngo ntugasambane, ni wavuze ngo ntukice, ni nawe wanavuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Kuko twabibonye rero, isabato iracyari iteko ry'Imana kugeza ubwo Yesu azagaruka, kandi no kwa Enoka abana b'Imana bazayiharukira. Imana yacyagwa icyubahiro. Babuloni rero iri guhamagarwa kugira ngo abayirimo bayivemo. Mbese ni bande? Mbese ni bangahe? Icyo biri tubwira mu iri somo mwene data yasomye ni iki kivuga ngo kuri murongo wa 15, igice cya 16 igitabo cy'Ibyahishuwe, dore nzaza nk'umujura, dore nzaza nk'umujura. Ni ku murongo wa 15 uri kutubwira, hahirwa uw'amaso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa, bakareba isoni z'ubwambure bwe. Icyo tubwiwe aha ngaha ni ukuba maso, kandi umucyo wo gusiga ku maso ni mwuka wera ukwiye guhumura abantu bakamenya igihe kigeze. Ibintu by'ikigari, ibintu byo gukurikira aba bishopu, abapasitoro, ababwiriza, iyo myuka iyo twabonye hatarimo gukurikira Bibiliya ivuga ukuri, waba uri muri Babuloni, kandi Babuloni igiye gucirwaho iteka bidatinze. Imana igiye kwisukaho umujinya wayo utarimwo imbabazi. Abakomeje kwirengagiza ukuri kw'Imana bose, baba ba bishopu yewe n'abandi, abangaba barahamagarirwa kugira ngo bumve yuko nta gihe gisigaye. Nyuma y'uko ubutumwa bwa marayika wa 3 bumara kubwirizwa, marayika wa mbere avuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze, marayika wa 2 iraguye Babuloni, marayika wa 3 umuntu n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, nta kindi kizaba gisigaye. Kandi ubutumwa bwiza bw'Umwami buzigishwa mu isi yose, no kuri uyu musozi burimo kuhavugirwa. Mwene data uteze amatwi muri uyu mwanya, ndagira ngo nkubwire yuko isi igiye gucirwaho iteka, kandi hatagira ababona isoni z'ubwambure bwawe. Uku ni ugukiranuka kwa Yesu, kandi gukiranuka kwa Yesu kwambitswe agenda yemye ntawe ureba isoni z'ubwambure bwe. Mwuka w'Imana atuganirize muri uyu mwanya, atwumvise neza igikwiriye. Inyamaswa ninde uzayirokoka? Naba amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi. Aya mazina akaba afitanye isano na ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu ni Kristo Yesu, naho abandi bose bazayiramya. Kuko uyu munsi wa none, niba ukomeje kuninira ubutumwa bwiza ukanga kwibuka Bibiliya, ndagira ngo nkubwire yuko uri mu ruhande rwo kuramya inyamaswa. Imigabane ni 2 gusa: kuramya Imana no kuramya inyamaswa. Kuruhuka isabato no kuruhuka umunsi wa mbere muhimbano, iyo niyo dimanche. Reka mwuka w'Imana adushoboze kuba mu ruhande rw'Imana muri uyu mwanya, kandi atumenyeshe ibihe bigeze, kugira ngo dusobanukirwe n'icyo dusabwa gukora mu gihe gisa n'iki ngiki. Twiyarure inzira z'ikigendwa, tube mu ruhande rw'Imana, kugira ngo Yesu naza azasange twaramuhisemo, azaduha ubugingo buhoraho. Mbese hari ababa bumvise neza mu bana b'Imana tumaranye iminsi aha ngaha, kandi bakaba bagize n'ubutwari bwo kuza aha ngaha, kugira ngo niba barimo
bongere babigaragarishe ikiganza cyabo, turebe aho bari, bemera kuba mu ruhande rw'Imana, kuko iyi sabato niyo sabato ikwiye kugaragaza abahisemo kuba mu ruhande rw'Imana. Yesu ati ni ukuri uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya data n'abamarayika. Imana yacyangwa icyubahiro. Ntabwo kuba mu ruhande rwa Yesu ari ugukorwa n'isoni, ahubwo kuba mu ruhande rwa Yesu ni iby'agaciro. Mwene data mushiki wanjye, mbese waba urimo? Twongere tuje Jeru kugira ngo uramutse waje ongere utere intambwe kugira ngo tugire aho tukubarira. Yesu araguhamagara none, utera intambwe ze. Ndavuga na ba bandi tumaranye igihe ngo nimuze, wongere uze. Siwana ngwino, abemeye muze, abava muri Babuloni muze. Arakinginga, nawe tera intambwe uhaguruke. N'uyu munsi haguruka ngwino nyabuna, tera intambwe rwose. Yesu araguhamagara, twagiye. Yesu aragutegereje none, nawe usigaye ngwino. Witindiganya ngwino. Amena. Ngwino nawe. Amena. Yesu araguhamagara n'imbabazi ze. Ngwino nawe. Baracyaza? Yego, ongera tuzamure mu yindi ndirimbo. 26 witwa Yesu. Tegereza Yesu mbese hari usigaye? mbese hari usigaye? Hari umukobwa wa Yesu Haleluya.
haleluya. Mbega umunezero, ariko muranezerewe. Mbega abana b'Imana, Imana ibahe umugisha. Yesu yari azi yuko uyu mukumbi ukenewe mu gihe gisa n'iki ngiki. Reka mpamagare umuyobozi, ariko Natani arihera. Natani arihera. Natani ndi kumureba rwose. Natani, aba bana b'Imana urabavugaho iki? rwose n'iby'umunezero n'ibyishimo. Ntawabona uko abivuga kuko bizuba bishimye cyane. Amena. Kandi ndatekereza ko ahantu Imana irahari. Kandi aba bana b'Imana bemeye guhaguruka ubu n'ubuhamya bukomeye. Amena. Yego. Ubu rero reka nangusabe kugira ngo n'ubundi bashyire mu biganza bya Yesu. Yego. Reka dusenge Imana. Amena. Uhoraho Mana yacu, uri Imana nzizohabwa icyubahiro. Wari uzi neza ko ahantu hakeneye iyi mbaraga urayihaza ntabwo icyubahiro. Amena. Ugomba gukoresha abamarika batatu ariko kubw'amaraso yawe wemeye gukoresha abantu ubu. Niyo mpamvu wemeye kuzana uyu mukozi wakomeze guhabwa icyubahiro. Amaze icyumweru ahantu avuga ibyawe uhabwa icyubahiro. Abana bawe babashije kubigeza ndetse muri mwanya habonetse abitanga uhabwa icyubahiro. Turagukoresha Imana, iyo bahagurutse Satani ararakara ariko waratsinze uhabwa icyubahiro. Ni ukuri turakwiye kugira ngo bakoreshe imbaraga yawe. Wowe ufata icyemezo washikamye kugira ngo babashe gutandukanya Babuloni n'itoro ry'ukuri. Tubonye amagambo akomeye cyane yerekana ko dukwiye gusohoka kugira ngo tuze n'itoro ry'ukuri uhabwe icyubahiro. Twambike imbaraga mu izina rya Yesu.